ndetse ndabona bari kwandika ariko irazikora ariko yarakubitiwe Malaysia yarakubitiwe wabonye amafoto ngira ngo yabonye sinzi nuko yabonye nayabonye yarakubitiwe ku buryo bubabaje yarababaje ndetse yarakubiswe kuvuga rero ngo kuko nibyo birashaka kubohora ngo ibindi birashaka kugira gute byarayinaniye maze iminsi yaje intambara ariko ejo uburenganzira baharasiye abantu benshi barashe abayipadisi barakomeza ejo hazafateke bafata abarundi bafashe amatekwa bafatira imbunda nyinshi kuvuga ngo kugira ngo imbunda wazibonye nazo uri kuzibona arizo unyohereje harizo nari mfite deja zinyohereza n'izindi ndabizi zirimo harimo za mashini za militerve harimo za SMG harimo RCG n'imbunda nyinshi ngiye guhita nkwambukana jugujugu nkugeze Kinshasa inkuru nshaka ko untereramo metero cyangwa se udufasha kumva ibyo ari byo twaraye tubigarutseho mu ruvugiro ariko ntago wari uhari ngo twumve intervention yawe uvuze ngo komeza okay iyo nkuru narindi kukubwira yaho hakurya Kinshasa iravuga ko ejo hashize habayeho umuhuro hagati ya Cardinal Ambongo na Perezida Felix Antoine Tshisekedi akaba ari umuhuro uje nyuma yuko abo bombi mu bihe bitandukanye bagiye bagaragaza cyane cyane uyu Cardinal Ambongo yari amaze iminsi agaragaza ko atumva kimwe ibintu atabyumva kimwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa akaba ari ubutegetsi ashinja ko buri inyuma y'ibibazo bitandukanye bigenda biba muri icyo gihugu. Nashaka kujya nkubaze urabona uyu mukutano w'aba bagabo babiri uhatse iki Bosco mu bintu bibiri ari ukuba haje gupezanya imbaraga no gukonvenkanya cyangwa se kwemezanya ngo umwe ajye ku ruhande rw'undi ariko hari no kuba bagiye kubiganira ku buryo bose babitwarira hamwe uratekereza uyu mukutano wabo uhatse iki abo jewe iyo ndeba nkurikije mu bihe byose bishize nubwo buriya protect ari umukino mubi ariko Cardinal Ambongo ni umuntu wagaragaje gukunda igihugu ni umuntu wagaragaje gutandukana cyane mu myumvire na Gisegeti rero iyo bigeze muri iyo topic numva bashobora kuba bagiye kuvugana nyine kuko nta wenda Gisegeti nawe tukuvuga ko atareba inyungu z'igihugu aho ziri kuko zirahari arabona ko hari aho ziri keretse abaye hari ikibazo cy'uburwayi kuko ntabwo yakomeza kurebera inyungu z'igihugu cyatuyemo cyayobora cyo yitirirwa mu mboni z'ibindi bihugu ibyo akora nta bihugu bifitiye abanyekongo na ntoya ibyo abikora mu nyungu z'ibindi bihugu bitari Kongo bishobora kuba atari na buriya Burundi tubona bugaragara nabwo bukaba burimo aho Burundi bwo burimo mu nyungu z'urwango ariko ashobora kuba atari ntabwo ari bwo kwanza ntabwo arashobora rero Ambongo ashobora kumubwira ati rero nyakubahwa gutya na gutya nubwo utabyumva birebe itangira igihugu reka kwirega usenya igihugu kuko hari abandi uri kubikorera itangira igihugu bumwene gihugu bumunyekongo reka kuba umunyamahanga muri Kongo birashoboka washaka ugapfa kuko erega uremera ko kurangira kw'iyi ntambara bishobora no guhitana ubuzima bwe nabyo birashoboka ariko akamubwira ati emera witangire Kongo wikwire emera kuko buriya aba basore ba AFC bamurushije gufata umwanya mwiza position nziza
bo bemeye kuvugana we abanza kwirega, aba yeretse babakoresha babo ko we ashobora kuba igikoresho cyiza. Rero ashobora gutandukana n'uwo yaberetse ari we, ubuzima bwe bukagenda da, birashoboka. Rero Mbongo ashobora akamwereka rwose Kongo iraruta ibyo urimo urakora, ubu umunyekongo korera Kongo nk'umwana wabyawe n'igihugu, byose birashoboka. Bashobora rero guhura bikagira icyo bibyara, bikazana amahoro, cyangwa bagahura nyine bagatongana gusa bikarangira. Umwe akabwira undi atuzibeshye, harenga n'undi atuzibeshye. ariko se abanyepolitike bahuzwa n'iyo ngingo usorejeho Bosco, abantu nk'aba ngaba kuri none yebawe ariko buriya uzi ko buriya kugira ngo umwana abe yamenya ko se na nyina barwana, abo babyeyi baba bagize mistake. ndabizi ibyo niyo byaba bibaho, none se niyo byaba bibaho wagira ngo abanyapolitike ibyo bakora baze wabonye uko yatungaga amakoro urutoki ubushize ubwo amakoro yari yaje aho, buriya byari byamurenze, byaje ahagaragara. Ntabwo yari yakabaye maco muri politiki, ubu se yakongera? Ese wagize ngo byose babyumvikanaho? Bagira ibyo bavuganira inyuma ya kamera n'ibyo baza kuvuganira imbere ya kamera, baba bameze nk'aba actors. none se kuri icyo uri kuvuga cyo kuba baba bagiye kuganira wenda ku bijyanye no kumwereka ati itangire Kongo, kuki utari gutekereza no ku ngingo yo kuba ahubwo Tshisekedi yaba ahubwo noneho yaragiye kumwiyama bwa nyuma na nyuma akamubwira ati wa musaza we, urabona ko n'ubushinjacyaha bwanjye buri tayari bwaguhaye na ikimenyetso, urongera gukora ikosa ndagufunga. Ntabwo byo yabimubwira ati ndeka umpa amahoro uyobora idini niyoborera igihugu. Byashoboka ko yamubwira ati yobora idini, vana akarenge kawe mu gihugu, igihugu n'inzego z'igihugu zirandeba, yego ubikore bigishoboka, cyangwa uzabikoreshwa bizakorwa utagihari. hanyuma ubwo ibyo bintu ko mbikubwiye ugahita ubyemeza se kandi ari we nashaka kunsesengurira, yatinyuka kubibwira umuntu w'i Roma? Perezida Gisekedi iyo uvuze gutyo mbaza ibyo ugiye kurenzaho. nuko nta kintu atavuga, nibyo ugiye kurenzaho. seriously nta kintu kiriho ngewe mbona Gisekedi yabanza gutekereza kabiri mbere yuko akora. nta n'icyo mbona cyamunanira gukora uretse gutsinsura intare za Sarambwe. Ariko kuvuga ngo umuntu wica umuntu yarangiza akavuga ngo yirashe amasasu 30, urukiko rwanzuye icyo ngicyo ko umuntu yiyahuye akirasa amasasu 30. none se yarirashe amaze gupfa, roho iragenda ifata imbunda imurasasigaye? I don't know. Ahubwo ngira ngo bamutanzemo amasasu 90, uyu wahoze ari kuri side ya Katumbi wishe, bamusanzemo amasasu 90, magazine ijyamwe amasasu 30. ubwo bivuze ko yirashe yarangiza akajya ahindura magazine yapfuye ubwo kuko isasu rimwe rya mbere rirakwishe. yishwe n'iryanya. Rero umuntu ushobora gukora icyo kintu ntacyo atakora. hanyuma ukabona hakurikiraho iki aramutse atinyutse muri uko gutinyuka kumbwira, agatinyuka uno mugabo w'i Roma akamubwira ati yobora iby'idini uve mu by'ibihugu niwongera turaserera, urabona hakurikiraho iki? uyu muyobozi w'i Roma yakwemera, yakomeza nawe agapushinga? ubwo abagezeho gukoresha buri wese imbaraga izo yahawe, abagezeho gusenya Kongo noneho complete ntihagire niwe risigara kuri indi, kuko we yakurura ke uriya nawe agakurura, abanyembaraga babiri umwe afashe amaguru undi agafata amaboko, urumva bagukuruye byagenda bite? ni ugutanyura. Nibyo byayibaho, yatanyagurikamo. ubwo urumva Mbongo yafata agakurura
Loni ikajya ku ruhande nayo ariko rero murapfa iki koko nayo igakurura gisegeti nawe agakurura igatandukira rimwe. ko mbona ibyo ngibyo usoreje hari ibyo biri layikiri gukunda nkurikije Tshisekedi uwabanje kumbwira nkakurikiza n'abantu b'Iroma nabo ukuntu baba bateye ko nabo batajya bava ku izima. None Alo bigenze bite? Ubu ni za network ziwe. Okay. So ubwo Bosco reka tuhite urumva bitari hafi kugira ngo uh urumva bitari hafi kugira ngo bakurure itanyukamo ya mitiraga. icyo gishoboka mugani wawe. Hanyuma Bosco kubera ko gira dusoze iminota yawe ndabona yageze ari umuntu arundi tugiye kwakira Meki. Sawa. Okay. Yes, Bosco arakoze cyane ku sesenguzo barimo kugenda duha. Tunaboneraho gusuhuza abadukurikiye uyu ati yitwa Bwenge KHB ati ndabemera abavandi akazi ni kose big up natwe turakwemera cyane. Undi yitwa Joshua Nduwayo ati ndabakurikiye iburasirazuba natwe turagukunda cyane kubudukurikiye. Undi ni Kaka JP ati nanjye ndahabaye ku makuru muduha urakoze cyane. Undi yitwa Chris Jenny mwaramutse amahoro waramutse nawe noneho yagerageje kuzinduka. Mugenzi wacu Kofito ati courage bagabo urakoze cyane nawe inkuru zawe tuba turimo kugenda tuzibona. Eric the Believer ati Tshisekedi nta muntu n'umwe atinya sinzi impamvu mutumva speeches. Turazumva the Believer ariko twizera yuko n'umusaza atinya ngo ababyeyi be ariko ngo nago bukivuga umusazi we umurwayi n'ufite uburwayi bwo mu mutwe umuntu ufite uburwayi nawe ngo nago iyo bigeze ku babyeyi biwe apfa kuvuga uko abonye agenda gake. Ubu rero nshatse kuvuga ko na Tshisekedi nubwo nta muntu bigaragara ko atinya ariko aho ugera ugahishya ubwo se bambwira yuko yabona imbunda bayimutunza akakomeza akavuga uko avuga ntago yabura abo atinya se reka arwaye. Meki mwaramutse. Allo? Yes. Umeze mute? Umeze neza cyane. Aramutse neza Meki. Aramutse Sam. Twarimo tureba kuri ibingibi bya Tshisekedi ngo wahuye na Cardinal Ambongo. Turimo tureba tuti buriya ntago yabaye noneho yashyize agapira hasi. Mu minsi yashize bari batangiye kumukanga Tshisekedi ntiyatangiye kubona ko hari imbaraga zishobora kuba zirya izindi. Bakanga Tshisekedi nyine ukuntu Kiliziya yari imaze igihe ukanga yari nko kwisigita ko abasenyeri bakaje bari abantu batoroshye banabonye ku isi yose politician ubu iyobokamana kubera itangazo. Urumva uvuga ngo yakanga musenyeri cyangwa yamukoze iki bari ibintu biri aho ngaho politike nyine twahoze twiba turi kwibaza tuti bungubu niba ari imbaraga zigiye guhangana nizihe ziza guca bugufi izindi zikajya hejuru hagati ya Musenyeri na Tshisekedi ninde uza kwemera ibyo ndavuga ko bifite ishingiro ukurikije uko ubibona wowe mu mboni zawe? Turi kuvuga tuti ukurikije uko babona Tshisekedi ari kumwe na Ambongo umwe afite imbaraga ziviro undi akagira imbaraga ziva ku byahabwa n'itegeko nyine ryo kuyobora kiriya gihugu. Nibiba ngombwa ko umwe aca bugufi agomba kubaho ugomba kwemeza ibyo ndavuga. Urabona ari inde waca bugufi? Uyu mugabo w'Iroma yava kwizima akemera ko Tshisekedi afite ukuri cyangwa Tshisekedi yakwemera ibyo uyu mugabo w'Iroma mubwira agahinduka? Icyo mbona cyane nuko yaba uwo mugabo w'Iroma uvuga cyangwa okay Musenyeri Ambongo Cardinal ari muri politiki. Tshisekedi ari muri politiki kandi muri politiki birashoboka ko
Tshisekedi yaca bugufi cyangwa se Ambongo agaca bugufi kuko bafite na politiki ndetse nabo bakiniraho politiki n'abantu n'abakongomani. Hanyuma noneho turebye ku rundi ruhande ari na Rwamagana wasaba uburyo umuntu y'abasekedi kubera ko Tshisekedi ari muri pozisiyo yo guca bugufi uyu munsi nanone yaba mu rwego mpuzamahanga no mu rwego rw'imbere mu gihugu cyane dushingiye kuri diplomasi. Somalimiti yakora diplomasi y'ibihugu byinshi cyane ariko ubona ko leta zayo ndashingiye ku bijyanye n'umutekano uri mu burasirazuba bwa Kongo kuko akenshi diplomasi barimo bakora muri iki gihe yishingiye ku ntambara bafite. Hano mbona ko Tshisekedi icyo yise ya mbere ni uguca bugufi. Ambongo igihe yaba abasha kumva Tshisekedi umuyoboro wa Tshisekedi yaba inzira imwe yo gufasha Tshisekedi kugera ahandi hantu kuko Ambongo ni umwe mu bantu bagize bafite ijambo yanasubiza Tshisekedi muri papa yazaga muri Roma. Ubwabyo bitereka imbaraga afite muri politiki ya Kongo. Urumva rero uwaca bugufi n'Tshisekedi nta wundi. Ubwo reka tubitegereze turebe ibyo ngibyo n'ubundi umugani umuntu arabitegereza arabibonye nari n'igihe ukwiye guca bugufi kubera ko ibyo nakubwiye muri polisi yo guca bugufi cyangwa diplomasi irebye ubaye n'amahanga bwa Kongo ubona ko ibitabo navuga butanga dushingiye ku mutekano uri muri aka karere. Ubwo ndavuga muri Eastern Congo cyangwa se muri Nord Kivu na Sud Kivu bigaragara ko utazi kubyaza umusaruro cyane dushingiye kuri kuwo ahanganye nabo ariwo na AFC aho bagenda bamutsinda. Yagerageje kuzana Yasin iza muri Eastern Congo kugira ngo imufashe kugaragaza amahoro no haba ceasefire. Gusa ntabwo amahoro yigeze agaruka yamufashije gusa nkaho yitegura intambara seminoza rero aranaziyo inshinga ziza ku baturage zibangamiye abaturage zijya mu mirwano. Bigaragara ko ubwabyo yose we n'akarere ka Yasi batigeze bagera ku ntego. Ni ukuvuga ngo diplomasi yabo ubwayo yigeze nta rezilita agaragaje ahanini zishingiye ku mutekano wa hakurya. Batashye nabi bitameze neza bataha ntacyo bagezaho bataha ibisubizo. Hanyuma turebe no kuri SADC yagerageje kujya mu bihugu bya SADC ndetse akumvisha SADC kuba yamufasha mu bijyanye n'ubundi kugarura ko akenshi mu ntambara mu kurwana. SADC byagaragaye n'uko yacitse ibice mu bihugu 16 byagomba kuba byaza kumufasha mu ntambara. Haje intambara yajemo ibihugu bigera muri bitatu byose nabyo bigaragazamo intego yaje bitari ku mutima wo kuvuga ngo wenda ngomije kuba byarwana nko gufasha byarasa ahubwo hari inyungu z'abantu nyine sisitemu yanyu cyangwa se uruhande rwanjye cyangwa se igipande cyanjye. Perezida Paul Kagame Afurika ubona ko ifitemo interere igaragara ko mbere yari mu miswe ikeneye gucukura uzana ni peteroli muri Virunga. None rero no ejo bundi ushaka kugurisha indege n'amaboko y'anazinga already indege muri DRC indege za drone zo gufasha Kongo kurwana mu rugamba ariko ukabona ko ikiguzi n'ubundi kizaba yamabuye aha hose turi kuri SADC ibihugu bitatu byaraje ariko nabyo leta ntayo bigize. None ibihugu byabo bya muri SADC nk'umuryango ubona ko bidashishikariye n'intambara yanga kwereka ko diplomasi ya Kongo n'umuryango nayo ubwayo hari ikibazo cyane ko Kongo ubwayo kugira ngo ube ngo imaze igihe atanga imisanzu muri SADC ariko barayiga bategeka kugira ngo tunamufashe tugomba kwandikisha ubwazo urumva ko bitari bihagaze neza. Ubu ndavuga mu karere ka Yasi mu karere ka SADC bimeze neza n'ujya no mu by'ubura yagiyemo byinshi bishishikajwe no kumugurisha imbunda kurenza ko yamufasha kumwereka umurongo mwiza wabasha gusubira. Byinshi bikeneye gucuruza ni ubucuruzi ariko si ubutwererane n'umubano mwiza
ariko none ushobora gutuma abaturage babasha kuvuga. Rero Ambongo mubona nk'umuntu ukomeye imbere ya gisirikare ashingiye ku Ambongo afite influence muri DRC, abaturage bamuri inyuma. Ikindi yavuga ibyo bumva bifite nkurikije ibyo aheruka kuvuga, bifite umuziki, bifite icyanga cyangwa se bifite kumvikana, kubera ko agaragara nk'umuntu urengera abaturage. Ikindi kinanenga leadership, banenga kuvuga banahari. Rero iyo Ambongo avuga basanga nkaho bitandukanye n'ibyo amakuru yavuze ugasura Ambongo avuga bitandukanye n'ibyo yageze kuvuga ubwo Papa Francis yazaga muri Kinshasa. Rero birakwereka ko Ambongo ari right. Ikindi kandi ari kuri side yo kuba haba uburyo abaturage bakongo babasha kubona umutekano ndetse hakabaho imiyoborere. Kugira ngo Ambongo ni nawe umuntu wajyaga n'ubundi aziriza Kabila ubwa Kabila, ubona ko ntawe ashyigikira cyangwa uvuga ahagaze aha ubona ko ejo inzira z'abaturage. Rero nkabona ifoto yacu imbere ya Ambongo cyangwa se hakaba uburyo bwo kumvikana kugira ngo babashe ko bakora ngo cyane ko umwe nashobora n'undi namwe nagumya kujya kuri yuzi nta nyungu baraba babifitemo cyane, ariko cyane bashobora kubona n'abaturage cyane bashobora kubona. Okay, numva bisobanutse cyane. Urakoze kuri ubwo busesenguzi no kuri iyo nyunganizi. Umugani urabona ko ahereye ku bibazo bigaragaza uburyo Tshisekedi byagiye bimunanira, bisobanuke rero neza ko Tshisekedi niwe wo guca bugufi ukurikije uko ibintu bimeze kugeza ubu. Yashyize umupira hasi, yawushyira hasi, ntabwo twahita twemeza ko yawushyize, ariko yawuhashye kuko niyagira intambara afite muri cyane ko bagira intambara muri Kinshasa. Ambongo uramubona nk'umuntu intambara bari buhangane muri Kinshasa. Rero ntabwo ntekereza ko agiye guhangana na Ambongo akajya guhangana na Yoweri turi hari itamworoheye, haba harimo ikibazo gikomeye cyane kuri we. Urumva rero byiza no kumvikana na Ambongo cyangwa se kurinda babasha gushyira umupira hasi, rubanda ikabasha kubemeza. Gusa wenda mu kumvikana umuntu yakwibaza ngo barumvikana gute? Barumvikana bati Ambongo mbabarira basi we kujya umvuga, barumvikana akora ibyo Ambongo ashaka, n'ubwumvikane buteye gute? Wenda nacyo umuntu yakibaza. Nubwo ikigenda vuga ko ibyo Ambongo ashaka, Ambongo si uyoboye MC nawe. Ambongo ni umuntu aratanga opinion, aratanga ibitekerezo, ariko ibyo bitekerezo bishobora kuya gute kwibanda abaturage, bishobora no kuba byahirika ubutegetsi. Rega ntabwo ibintu biri ku butegetsi cyangwa ibintu bizana impinduka mu butegetsi ari ibintu bibi cyane. Mu butegetsi opinion y'umuntu yo ubwayo ishobora guhindura ibintu. Ambongo rero uratanga opinion kandi we ni opinion aravuga bikijyana. Rero umuntu uvuga bikijyana muri Kinshasa, uvuga bikijyana muri Congo, uvuga bikijyana ndetse no ku isi rusange. Byiza ko ubutegetsi bushobora kuvuga buti ariko uyu muntu ni umwe mu bantu rero ushobora kudufasha, ashobora kugira inama, ashobora no kubafasha kugira bimwe na bimwe bihinduka, ariko ntabwo yatuma bafata decision. Ntabwo byumva no gufata decision, ashobora kugira bita match mikari, umukino wa gishuti, kureba ubwo ni fair player, kureba ese n'uburije hagati y'ibishoboka. Tshisekedi nawe mubwiye ati yewe nka perezida w'igihugu ndabona noneho nkurikije ibyo uvuga ushobora kubigenderaho abikora muri ubu buryo ubu byose birashoboka. Kuko nta Ambongo yavuga akavuga ku nyungu ze, aravuga nk'uvugira rubanda, aravuga nk'umuntu ushaka ko abaturage cyangwa se igihugu kibona umutekano. Abaye ndayifishira kuva ko ibyo avuga uno atari ukomeye, ugiye tukorera ko nta ukomeye, ko nubwo Ambongo akomeye nk'umuntu opinion leader, nk'umuntu ufite ijambo i Roma, nk'umuntu ufite ijambo mu gihugu, ugiye turusha kubakubita inyuma kandi i Roma bakavuga ariko se bavuga barabizi. Burya hari umugabo umwe wajya batisha itangazamakuru ati burya umunyamakuru uriho wenda rimwe na rimwe bakuzanye ka censorship kuko n'abafitinya. Umunyamakuru agomba gukora, ndavuga no mu kazi nawe agomba gukora, agomba kuvuga, ariko akibuka ko ari mu gihugu gifite amategeko bashatse banamukiraho n'ibyaha, ariko kuva bashobora kuvuga ngo reka turebe igishoboka nyine muri opinion yawe batanze, natwe turebe ibyo dufite muri polisi dufite cyangwa se muri porogaramu dufite, bishobora ko byose guhuriza hamwe bikaba byagize cyane. Ndabyumva. Okay.
hanyuma hano imbere yanjye ndi gusoma ubutumwa bwanditswe n'umunyamakuru Micombero Daniel aravuga ko ku isaha ya 2:45 mu ijoro ubwo ryakeye ngo hari bombe yaguye ahitwa Mahutsa niba mbisomye neza cyangwa Mahutsa muri Sake akavuga ariko ati biragoye kumenya ibyaba byangijwe n'iyo bombe. Hari amakuru ufite ku iyo bombe y'Isake ya nijoro? Ntayo mfiteho ariko bombe hano zimaze kumenyerwa shatura Jampaye muri igice cya Sake zambiro bombe ahubwo zari zimaze zitavuga kaminuza bombe zimaze kumenyerwa iyo hatari imirwano haba bombe. Rero kuba hari muza hari bombe zirahagwa naho zihitana ziramenyeye ko zihitana. Ndashaka kwereka ko kuvuga ngo wenda ngo yaguye kimwe no kugira ngo zihitana ni kizi. Muri iyi minsi basa nk'aho bahugiye abantu benshi navugana n'abari ku Rwanda bahugiye muri igice cya Rwindi na Kanyabayonga ndetse bakaba mu gice cyane bane kubona ku masone zanga byakunda ubundi hashaka hose hashaka hanyuma imfari ndetse na koalisiyo yabo barashaka mu gice cya Rwindi na Kanyabayonga ariko ko igice mu gice cya Rwindi yo kontrola rero yafata Kanyabayonga bakindira ko Kanyabayonga yafata Kanyabayonga rero bombe ziba mu Sake n'nyinshi na ifari zitera n'abagore barazitera kandi mudasera amabombe nazo rero ngaha byambara ko nawe ubira mu byanga gusa ndashaka amakuru yabane icyo yanjye mu biganiro bikurikira bikawariza reka mubwire bikawaza nubwo nta kawaza. Hanyuma wari ubivuze uti imirwano ikaze mw'iyi minsi iri gukomeza kugaragara muri Rucuru by'umwihariko nyine muri Rwindi ndetse no muri Masisi ku nzira yerekeza Masisi centre. Imbere yanjye nabwo ndi kubona radio Okapi yandika ko ngo FARDC ifite ukwiyemeza ko kugira ngo irebe uko yakwigarurira agace ka Rwindi bijyanye ngo nuko yakambo ariko ikaba itarashyizwe bakagaruka ku operation ngo zatangiye kuwa gatatu hari muri Vicumbi nejo ngo zarabaye ndetse ndabona bari kwandika ariko irazikora ariko yakubitiwe wabonye amafoto kugira ngo yabonye sinzi nuko yabonye nayabonye yarakubitiwe ku buryo bubabaje yarakubiswe kuvuga rero ngo kuko nibyo birashaka kubohora ngo ibindi birashaka kugira gute byarayinaniye bimaze iminsi hashize intambara ariko ejo kuba baharasiye abantu benshi barashe abayipadisi barakoza ejo bafata abarundi bafashe amatekwa bafatira imbunda n'ibisanzwe kuvuga ngo kugira ngo imbunda wazibonye nazo uri kuzibona arizo unyohereje harizo nari mfite deja zinyohereza n'izindi ndabizi zirimo nabonye harimo za mashini za serve harimo za SMG harimo RCG n'imbunda nyinshi n'imbunda zafashwe rero kandi urabona ko n'imbunda zakoresheje umunyengo ba nyirazo bari rero barakubise ikindi kintu nari bw'ejo bundi bahakubitiwe bahamuwe barasiwe igifaru cyawe cyarashe igifaru bombi zawo igifaru ibiro bifaru bishyashya baguze muri Turukiya hari ibifaru kimwe barasiwe muri cya gice ubwo wenda basanga n'ejo barakinnye barakubitirwa ku buryo bakubwira ngo kwibaza ese abagabo barashaka bashoboye gusimbura M20 na AFC mbona ahubwo ari ukujya kwigenza ni ukwishyira kujya kusana rero ahangaha bari gushaka nako M20 isigaza akantu gato gusa muri Kanyabayonga ikagera iraba iri gukontorora isigaza ngo iri kwibuka neza iraba bikagira ngo iri gukontorora Kanyabayonga intare za Rubebe urumva uretse n'ibashobora ifilimi birangiye ahubwo nanjye ndi gasobanura abafenda kibagiwe bwizo gasobanura amasobanuro y'imico y'imipira ariko reka ndebe ko ushobora kukabona
icyo nashaka kugira ngo nkwibarize nyine birasa nkaho nawe wize ko abantu M23 yafashe ahantu bita Mirani uvo ni akandi gasantere karimo n'ubundi aho muri Irangi ahantu yafashe ni ahantu haba nuza ahoze ni kwa Ruramu niho yavukiye wabo urumva ko wafata ubwabo hafite icyo havuze nyine ndavuga nazuza sure ni nacyo kintu ushobora kuvuga uti Irangi yahafashe uretse mu masendete uba muri sendete kujya muri M23 urumva n'ibyo wabyenze uri kuvuga fata wa M23 ni Ruramu nkuko bafashe Nyanza abantu bati Nyanza baba amakenga urumva rero gufata ya Irangi ahabona ko n'ingenzi so kugira ngo kuva Irangi ujya Rwindi Bicumbi Kirundi na Kanyabayonga harimo kilometero wenda nta nabasha kumenya hari connected wenda ndaza kuri munsi ari kugerageza harimo kilometero 450 bako n'isuri ya tatu ni kuri minajya Kibirizi na Rwindi kagaruka usubira Kanyabayonga kugerageza mbari mu kilometero 400 ni kure cyane ahantu ni kure cyane ndetse kilometero 400 usiko na Kigali Kigali Rusizi ubanza zitageraho nako Nyagatare Rusizi baza ngo ntaziri aho M23 maze gufata amaze kujya ubona ko igenda ifata ahantu hano hantu amateka kuko yanamye kuri bwiza buriya mu bwiza aho ujya mu bita muri bwiza n'ahantu hari icyicaro cya Rurankunda n'ubu ikindi hari ahantu hari impunzi zari nihajya urabona ko muri bwiza aba kwarisha Israel ndetse na Sadek na Zuru barasha cyane bararwana ariko birangira bahananiwe babura gucanga babura n'ahandi hose bari bafite ni Kanyabayonga ndetse naho bari kugenda bafata n'ahantu cyane ndetse asubire kuri Kanyabayonga niyo yifata yabizo ducuma ikontorora wavuga ngo ijana ku ijana nubwo wenda mo hagati muri ucuru ushobora gusangamo utuzinga dutoya za biza ushobora gusanga harimo force zimwe za wazarendo na FPR binagenda urumva haraho bafata ugasanga hari uduce tumwe na tumwe turimo dusigaramo abantu basigara hagati basa nk'abagotemo hagati turi kuvamo bari mu ngaho rero urumva ngo nikata Kanyabayonga banya ba FRDC na coalition yabo icyo baraba bafite no kugira muri Rubero kare cyangwa se kujya muri Butembo Motero ahanga rero ho ntabwo baba amahirwe yo kuba ngo barajya ahantu baharamire cyangwa bahaguma kuko abo Batembo n'aba bantu muri barikazi bakunze izi ntambara ntabwo bikeneye urabona muri izi coalition zabo harimo za FPR harimo abawazarendo ntabwo bumvikana bari abantu bivuga buri munsi rero ngo kurwana kuri Rwindi kurwana kuri Kanyabayonga uko bakeneye kugira ahantu nibura abaturi niba habura kwindikisha ariko n'ubundi ikibazo cyane kijya gusa nk'ibyo uri gusubiza ariko wenda nucumva ndahamya ko ari buraza kumbasha neza kugisubiza ejo watubwiraga ibyuko ngo bafite gahunda yo gukora operation zo kwihorera ngo ni revengeance operations umuntu yakwibaza ko wenda arizo bari gukora muri Rwindi ariko bari kuzikubitirwamo noneho nkabita nibaza ngo habaye iki ku buryo noneho basigaye bakubitwa ariko ntibashyirwe byagenze bite ku buryo basigaye bakubitika urebye ni operation bakoze operation kubona ko zana n'isa house kubona y'umugisha nk'igabanya umuvuduko yari ifite urabona bakoze operation tugeze kuvuga barimo bategura yitwa operation military no operation yari operation kuba batandukanye bashobora urugamba batandukanye bazijyana n'indi bakarujyana mu sake bakarujyana figiti muri za minova bakarujyana muri ubona ko nicyo kintu bakoze ko bavuga ko bashaka gukora muri activity zitandukanye hamwe n'abasa nk'abakiri hano muri kibaya ubona ko ibyo bakoze ariko iza mbere za sake zarategereje babigerageje muri gice cya figiti mu turage zigabanyije ahantu ubona hagisa nka ikiri urugamba ni muri Masisi naho ubona ko ari ubushake bwa M23 ishaka ya Kwadiba
Sure. rero ibindi ubona ko bakeneye cyane ko ibindi bibafasha kugira access kuri yabafasha kugira access kuba bamaze gukuramo ibindi bagafatanya rero mu bayobozi baba bageze na za Nyanza bagira access kuri Ruturo bashobora kujya za Kiwanja kugeza Bunagana bashobora no kujya no muri za Munyika urumva niyo mpamvu rwanda hari haraborohera kwinjira muri sitefari zo biraborohera kwinjira mu gihe baba bafite imbaraga zo gusunika bavuga ngo baba bashobora kwinjira muri Ruturo bakinjira muri urumva rero niyo mpamvu n'abagize gusa ubona ko byarabananiye barenga Okay, dusoza ngo tukurekure ubwo wenda bijyanye n'uko none umunsi umeze twakubaza tuti twitege icyo ukurikije uko amakuru imboni zawe zikugezaho hafi aho ngaho hakubwira twitege advancing ya M23 cyangwa twitege ko baza gukomeza gushimashimanira aho ngaho muri Rwindi. icyo twakwitega ni ukubona ibintu ifata Kanyayonga kandi ifata rwose ariko turaza kubona none abandi bagabo bandi Sure. ari ugize kwitanga babaga rero bose babaga mu cyeka Nyanza rero bahungiye turaza kubona nawe tugeze ari ubutayirwa n'ubundi bamwe bamwumvise ko arimo gutawe kandi turaza komisiyo ya ishinzwe gucura abahoze mu yabitugira akunda ari gutwara muri gitaha bafite itandukanye barataha rero igihe Kanyayonga yazamo bumve ngo barabarangiye noneho burundu muri cya giti ya military base bari bafitemo hariya ko baragiye bayikora mu Kanyayonga urumva yari Nyanzare barayimuzajyana Kanyayonga bivuze rero ngo bagute barangiye kandi ubwo rero tubona noneho hari advance gushobora kugaragara kwanza muri Madina naho ubona ko byanga byakunda muri mu makuru ubona ko hari ukurikije ubusesenguzi buhari ubona ko ishobora kwakirwakira naho yafata zone nta n'ibintu duce tuzigaje izindi ngo dushobora kubona ijya muri kigo hanyuma kwakirwakira muri Tatiro ntabwo mbona akanya cyangwa kandi mu kibaya kuko na n'ikoalisiyo ya FARDC ubona ko babikinye ko kwakirwakira gucokoza mu muri Sake ko kwakira cyangwa se kuba basanga n'umujyi bawusohora mu mujyi baguma niyo mvuga ikindi cyo kubashotora muri kibaya bivuze ngo ebenzi bishobora kubona nayo y'amahitamo yayo kwaka mu kabizana mu gihugu ubaga ukubije intera ziri hagati ya M23 na FARDC mu kibaya mu FARDC kugereka abantu ni rero ku muntu w'umusirikare uri ku rugamba ni arateye intambwe akwiruka abangaba wenda abantu basigaye ko mbogana aba FARDC ndetse na wazalendo n'abarundi n'abandi kutari imbere no kuba bari kenshi kibira ahantu batari muri kwesitade urenze bakimanya ko twakibakirira mu mujoga na tubagateye kubona ko bashobora kuba iyo kwesitade ishobora kubafasha mu kibaya so harimo mu metero 500 hagati yaho inke cyane bivuze ngo rero barenze gatuya gatogutse ijana muri hanyuma sagenda baragerageje barafotinga bazana sadeki bakazana abarundi byarashindika rero ngo nabo bari ku mazi abiri kandi umuntu ubashyize amazi abiri n'abafundikiramo burundu urumva twingiriye kereka niba nawe ariko muvugana n'abantu muri bwiza ubuze umuntu muvugana arufa uramuzi ni umuntu wacu ukorera muri Rwanda yego urakoze cyane kumpa uwo mugabo ariko hari undi muntu unyandikira hano ngo amajwi ntameze neza mwareba ahantu muri nanjye ndi kumva wagira ngo ni muri sare ukuntu reka nkuriho ekuteri muvugana birashoboka ko izo zabiteye neza muraho harufa amahoro mukomere cyane yego rwa ikaze kuri Bwiza TV ubu ngubu uri live ariko ikidushimishije cyane ni ukuba noneho utari kuvugira kuri telefone ahubwo uri kumwe na Meki yego natwe turabasuhuje kandi abakunzi ba Bwiza mu Bwiza TV bose ni mukomere aho baherereye hose
hanyuma Arufa, mu bintu nzi uzi ni amakuru yo muri karitsiye, reka ariko mbyita mu dukaritsiye twaho ngaho n'uduce twaho dutandukanye, nagiye numva ari uduce ubuzi neza ukuntu duteye. Ndatekereza ndetse ko n'ibisobanuro bimwe mu byo Meki aduha nko ku duce ari wowe uba wamubwiye utaho ngaho ubwo harimo ibirometero nk'ibi, kwanza ni nabwo no mu kanya ubigenjura mukopeje. None tubwire udusesenguriye, ni iki kituma FARDC ihitamo guturana na M23 mu bice nk'aho ngaho mu kibaya kuri ubwo buryo nk'ubwo Meki yatubwiraga muri metero 100, ikumva nta kibazo, ikumva nta musonga ifite, ndetse na M23 igatuza kandi bashobora gusunikana n'itime umwe akigiza yundi? Kimwe twagenzuye twasanze ko FARDC yagiye yitanga ko bazatungurwa, hanyuma nayo ifata umwanya wo kwegera imbere, ubu basigaye barebana, ariko intego ni uko yagiye yikanga ko yatungurwa, ihitamo gusa nk'iyegera imbere imenye strategy n'uburyo wenda yakwipanga. Hanyuma nanone iyo urebye iyo strategy bakoresheje se, ariko kandi ukanabihuza n'ubijyanye n'uburyo M23 nayo uru rugamba irumetiriza, ubona ari iki gishobora kuzabaho mu kibaya Arufa? Ikizabaho ubona ko iyo umuntu asa n'uwiga mugenzi we, biba bigaragaza ko ari ikiri gitegurwa rero n'intambara, nako bose bigana rero n'intambara igomba kuba. Okay, wenda amakuru yaragiye gusoza, twari turi mu musozo w'ikiganiro, gusa nyine ntago nari kukurekura utabanje kunsesenguriraho gatoya, ariko tugushimire cyane. Hanyuma ubwo turaza gutegereza mu biganiro muza gukora, muraza kutugezaho update z'uko uyu munsi wiriwe. Ndizera ko uyu munsi uza kuba uhari mu kiganiro cy'amakuru mashya. Yego, murakoze. Murakoze cyane nawe. Okay. Murakoze cyane. Oya, ntago nabajije byinshi. Alfa n'abarayimana rero ntago kuyatanga. Yampaye, ariko ubwo ngiye numvishe ngo ni indi strategy na. Nta kibazo dufitanye, arakoze cyane ahubwo. Turabashimiye namwe. Namwe murakoze cyane. Shadra. Ubuse turimo tugenda tugana ku musozo. Turi kugana ku musozo, ariko hari utuntu hano nshaka kukubwira. Yego, ndabizi ntago dujya wiburira. Ntago bikaze. Nuko mu Bayapani niho ngiye, urumva ko hano ngiye. Nyine nakubwiye ko bwiza kikoze mu mazi, kiba mu mazi. Ni Pays-Bas. Oya. Ni igihugu. Ariko umuntu wahana ajya kurahura abanje kwambuka amazi. Iki gihe gikatakase mu mazi. Igihugu gikoze mu mazi, impita numva Pays-Bas kuko nayo gituye mu mazi. Na Pays-Bas buriya ngo ni ubutaka bashyize hejuru y'amazi. Ibyo byo nabyo nibyo. Hari agafoto ndi kuzanira abantu badukurikiye kukuntu byifashe. Abantu mushobora kuba mwabasha kugera mu Buyapani vuba. Yewana, mwihute ngo amazu yabuze abayabamo. Reba ku ifoto ukuntu bimeze. Ngo izo nzu zagiye zibura abazituramo kubera gahunda y'igihugu cyafashe gahunda y'uko abantu bagomba kugabanya ibintu byo kubyara. None abantu babaye bake cyane ku rwego rw'uko n'ahantu habaga abantu nta bantu bahari, ubwo hari ibisigara byinshi. Singuhaye amakuru nayabonye, saba visa hamya ko buriya nayo itabigoye. Navuga ntago bigoranye, bakeneye abantu bajya gutura. Ubwo nuko kukubwira bati wowe genda ube muri kiri, kuko urabona ziriya nzu tema biriya bintu, ziriya nzu ni bya bizo bitagira abantu. Kandi tutuzu nabonye ari two muri biriya bihugu bakunda kuba biberamo. None bimeze nk'amakontineri baba baragiye bagerekeranye. Tubarutsaho tuno tuzu. Rero wagenda ukababwira uti mwampaye kamwe nkituriramo ko numvishe ko mufite amazu. Ubwo twebwe hano za Kigali gukodesha biba ari ibibazo. N'ubu rwose ngo hituriyemo ibivumvuri. Abantu bakomeje kubiyanga mu Buyapani. Singuhaye isa kandi kantu kwa kuri ntajya niburira. Nanjye se nguhindi ije none ahangaha ya hano mu majyepfo mu karere ka Kamonyi. Icyo kibazo cyawe uri kwiyenza ku turere tw'abandi. Oya, ntago kwiyenza, nta kintu bitwaye. Ahangaha kutagira umuntu wiyenza. Ngo umusore ngo yagwiriwe n'ikirombo arapfa. Data we. Ishimwe Evode w'imyaka 24
warute mu murenge wa Rukoma. ariko buriya mu cyumweru nko mu bihe nk'ibi by'imvura abantu bagwirwa n'ikirombe buriya bari nk'abanga kandi twaze tureba na Rutsiro siyo twahereyeho wa wundi bavugaga yuko ariko sinzi niba kugeza ubu ngubu yavuyemo, bavugaga ko yabuze uko avamo. Yego. Aha rero ngo uyu musore w'imyaka 24 ngo warute mu murenge wa Rukoma mu karere ka Kamonyi yagiye gucukura amabuye mu kirombe kiramugwira, bamukuramo ari muzima, hashize umwanya ahita apfa. Bari bamukuyemo ari muzima, buriya cyari cyamujanjaguye. Ubwo rero ibi byabaye ahagana saa moya za mu gitondo, ubwo ni ku munsi w'ejo ubwo byabaye. Bamwe mu muryango we bavuga ko bamusize mu gitondo aryamye ndetse bashegeshwe n'urupfu rwe. Ubwo ngo bari bamusize aryamye, bashobora kuba bari bazindutse. Uryamye gute ndarya iki? Nese si bisanzwe ati no gute naryama ntacyo kurya gerayo. Nyina rero yagize ati mu gitondo twagiye guhinga, urumva umwana tumusize mu rugo, ariko n'ubusanzwe yarasanzwe agenda. Hashize umwanya batubwira ko uwo mwana aguye mu birombe, na nijoro twari kumwe na mu gitondo nagiye guhinga musiga aryamye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rukoma, ubwo si byo agiye kuvuga, so kuvuga ati twamenye amakuru. Mandela Innocent yavuze ko amakuru twayamenye mu gitondo saa moya zishyira saa 2 tubibwirwa n'abayobozi n'abaturage ko uwo mwana yaguye mu kirombe, ntiyapfa, bamujyana kwa muganga, ageze mu nzira ahita apfa. Yavuze ko nyuma y'uko bahawe amakuru y'uko hari umuntu ujya ukorera muri kiriya kirombe, bagiye kumukurikirana kugira ngo aryozwe bagiye kumukurikirana. Ahangaha ntago mbizi niba ariho mu minsi yashize havugwaga hari harimo ngo n'abayobozi bamwe bo muri kara karere bavuga ko ngo ibi birombe nabo bafite ukuntu baba bahura nabyo. Byagiye bivuga baba bihahiramo noneho ugasanga ngo hari uwabicukuraga bajya ngo kumufata ngo bakamubura. Bivuze ngo hari inzego zabaga zamubwiye ngo uyu munsi turakora operasiyo yo kuza kugufata, ntuboneke uwe wigendeye. Nuko wa mu minisitiri ejo twavugaga w'intebe wa Slovakia kugeza ubu ngubu ikiriho haracyarembye ariko ntarapfa. Nese urashaka ko apfa? Oya, ntabyo mbuze, ariko twavuze ko ari yarashwe kandi ameze nabi, niyo mpamvu nagomba ari muri condition critique. Hanyuma undi muntu bita Jimmy Carter yahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Bwiza.com yanditse ko ari gusatira akuka ke hanyuma biherutse gutangazwa ngo n'umwuzukuru we kuva yabitangaje kuwa kabiri. Babyita drainage gymnastique, se harya ibyo urabizi wowe? Drainage gymnastique buriya ngo ni kwa kundi umuntu aba arimo kurashya, arimo gupfa, ngo ni siporo ze za nyuma bari gukora. Oya ntago hariho yari yahagera, arimo gusatira kuka ke kanyuma. Ariko hari uwigeze kumara muri koma imyaka myinshi, yageraga muri 10 ari muri koma. Niba ari Jacques Chirac. Byabaho. Tugiye gusoza rero, urabinyemerera se? Ndabikwemerera kuko abakunzi bacu baba bakomeje. Dusozanyije nande wa wundi watubwiraga iby'amajwi, buriya ntago twabyitayeho, twabonye mutatubwira rimwe mu byice bibe mutubwira kaye tuba twabwiye bameke bagakuramo kuteri, bigaragara ko arizo zabitera ku mugani. Ariko uyu yita ngo ni Rochambo TV, GM Rochambo. Hari umuntu wabayeho ngo ndumva naramwize mu mateka yitwaga Rochambo, yakoze cyane. Rochambo ntago muzi, ntago rega wize amateka, ariko hari abantu bitwara ngo nabashambo n'ibiki. Oya ntago bifitanye isano. Ntago bifitanye Rochambo ni umunyamahanga, mbanza ari muri revolution mu bakolonizateri. Ko ntabuza abakoloniza azatubwire ko bita Rochambo. Tugiye gusoza gutyo rero, ubwo abantu mwese dusozanyije mwakoze cyane gukora igikorwa cy'inyamibwa cyo kugumana natwe kugeza tugeze kuri uno musozo w'iki kiganiro. Iki kiganiro niba cyabaryoheye muze gukomeza kugikurikira kuri Bwiza TV, mukurikirane n'ibindi biganiro bitandukanye biriho. Turabibutsa kandi ko iyo urebye ikiganiro ugasubscribinga uba wiyabonesheje, bituma ibindi biganiro n'andi makuru atandukanye dukoze tugashyira kuri channel bihita bikugeraho muri ako kanya. Hanyuma mushobora no gukora shares bikagera ku bandi benshi, like nazo turacyazi basaba, na commentaire turacyazikenera kuko nibwo tumenya ibitekerezo mudufiteho. Hanyuma iyi nimero nkizeho iyi
mushobora kuyihamagara ku bijyanye na business, gukorana na Bwiza TV cyangwa bwiza.com cyangwa Bwiza Media. Bwiza Media hari ibyo dukora, bwiza.com hari ibyo bakora, Bwiza TV hari ibyo dukora. Bwiza Media ibikombina byose ariko ikongeramo n'ibindi nk'ibintu byo gufilima, kwigisha gufilima nyine, ibintu byo gukora ama live streaming byose bikorerwa hano muri Bwiza TV. Mu bijyanye na business kandi tunabafasha mu kwamamaza, hari n'abantu baba bashaka n'utuntu tw'utubana tumeze neza, hari ukuntu ujya kubona designer babikora neza, umuntu yagize nka anniversaire umuntu akamufotora ukibaza so yafotoye ni umurambo ni ifoto. Iyo ushaka rero kugira ngo uzamenye gufotora neza muri Bwiza TV cyangwa muri Bwiza Media, muri Bwiza Media byose babirimo. Nimero niyo ngiyo rero mwahamagara mukaza kubiganiraho. Iyo nimero kandi mushobora no kwinyuzaho inkunga, tujya tubwira abantu ko mushobora no kuvuga muti ngewe ntacyo mfite namamaza ariko at least reka mbatera inkunga kugira ngo mukomeze mwagura ibikorwa. Iyo nimero nabwo ushobora kwinyuzaho icyo gikorwa cy'inkunga nabwo ikatugeraho. Turongera kubibutsa kandi ko ibiganiro bya Bwiza TV bikomeje, ubwo ntimukureho iki, ntimukureho internet, tab yanyu ikomeze ifunguye ya Bwiza TV kugira ngo dukomeze kubana muri iki kiganiro. Nge nitwa Shadrack Niyonsenga, nanjye Sam Kabera. Bani barindi, bye bye.